ubu naho badukubiza ifuni mu gahanga, naho badubaga, naho badukeba, ntabwo tuzareka Imana yacu. Nubwo iyi video yagenewe abana, ariko isomo ririmo rirumvikana neza. Ibyabaye kuri Kalebu na Sofiya bigaragaza ibintu duhura nabyo buri munsi, kandi bikatubaho inshuro nyinshi igihe cyose dukorera Yehova. None se, ninde dushaka ko atuyobora? Ninde dushaka ko atubera umutegetsi w'ikirenga? Kandi se ninde dushaka gushimisha? Niki twitaho iyo duhitamo ibyo tureba kuri televiziyo, kuri interinete, ibyo twambara, filime tureba, uburyo twirimbisha, iyo duhitamo ingano y'inzoga tunywa cyangwa kutazinywa? Ese mu buryo bw'ikigeranyo natwe twubura amaso maze tugaha agaciro ubutegetsi bw'ikirenga bwa Yehova mu buzima bwacu, cyangwa tureba hasi tukitekerezaho tw'ubwacu? Mu buzima bwacu bwa buri munsi tuba tugomba kubura amaso kandi tukareba hejuru. Tuba tugomba kugaragaza ko amahitamo yacu n'imyanzuro twafashe bigaragaza ko twahisemo ko Yehova atubera umuyobozi. Rwose twifuza ko Yehova ari we utuyobora. Tugiye gusuzuma ingero ebyiri zo muri Bibiliya zigaragaza imigisha tubona iyo tubaye nk'abubura amaso tukemera ko ubutegetsi bw'ikirenga bwa Yehova butuyobora. Nanone turareba ingaruka zitugeraho iyo tubaye nk'abareba hasi maze tukitekerezaho twe twenyine. Izo ngero dusanzwe tuzizi, ariko hari amasomo twazikuramo. Urugero rwa mbere ni urwa Dawidi na Batisheba. Abenshi dusanzwe turuzi. Ruboneka muri Samweli wa kabiri igice cya 11. Dushobora kuharambura muri Bibiliya zacu. Muri Samweli wa kabiri 11 mushobora kuba mwibuka ibivugwa mu murongo wa mbere, igihe Dawidi yoherezaga abasirikare be bakajya kurwana n'Abamoni, ariko wasigara mu rugo ntiyajyayo. Igazeti y'umunara w'umurinzi yo muri 67 yavuze ko ashobora kuba yarasigaye mu rugo kugira ngo aruhuke. None si byo byaba bigaragaza ko Dawidi yaba yaratangiye kureba hasi? Nibyo, ku murongo wa kabiri hagaragaza ko ari uko byagenze. Hagira hati, bigeze nimugoroba, Dawidi arabyuka, ajya gutembera hejuru y'inzu y'umwami. Ahagaze aho hejuru y'inzu, abona umugore wiyuhagiraga, kandi uwo mugore yari mwiza cyane. Igihe Dawidi yarebaga hasi, niko yakomezaga kuganzwa n'irari, bigatuma yifuza kugendera ku byifuzo bye bibi. Icyo gihe Dawidi yaratangiye guhitamo undi muyobozi utari Yehova. None si igihe yarakomeje kureba hasi, niki cyakurikiyeho? Ku murongo wa gatatu hagira hati, Dawidi atuma ku bantu kubaririza neza iby'uwo mugore. Icyo gihe bamubwiye ko yitwaga Batisheba. Ku murongo wa kane hakomeza hagira hati, hanyuma Dawidi yohereza intumwa ngo zimuzane. Nuko aziwe Dawidi aryamana nawe. Tuzi byakurikiyeho. Amaherezo Dawidi yasambanye na Batisheba kandi yicisha umugabo we Uriya. Ubwo rero Dawidi yarebye hasi. Ibyo byatumye Dawidi n'abagize umuryango we bahura n'ibibazo mu buzima bwabo bwose. Natwe duhura n'ingaruka nk'izo iyo tubaye nk'abareba hasi mu buzima bwacu tugahitamo undi muyobozi utari Yehova. Ibintu bijyanye na portapoti ni umukire araza akakugura, akaguha amafaranga wumva ushaka. Yamara kuyaguha we ugatega umunwa akakwituma mu kanwa. Buretse gato inshuti yanjye. Bantu muri aha ngaha nimuve mu turimo tw'amaboko mushyiremo ekutere muzicomeke, kuko ibi bintu twashatse kubivugaho ubushize bari batwishe. Umuvandimwe Nteziryayo n'umugore we basubiye mu Rwanda. Umuvandimwe Habiyaremye n'umugore we basubiye mu Rwanda. Umuvandimwe Mwiteneza n'umugore we basubiye ku biro by'ishami byo mu Rwanda. Umuvandimwe Palvado asubiye ku biro by'ishami byo mu Bufaransa.